ubundi ilmu igenda kuri silsila ilmu ya ahlus sunna igendera ku kigenda kuruherekana ntabwo bya bindi bijya kunka uno gucyo gusapa umuntu aregutse ntabwo muzahana turutse ntabwo muzahano yatoraguye ilmu araje gucyo gusa cyo gihe umuntu adafite aho yize ilmu uwo ngo amenya kuri iki umutesha agaciro umuntu be gutaza aho yize abashekhe ntabwo bazwi aravuga ati nayo arafu mashayikho hari umushekhe umwe mu bashekhe hariya ntibuka izina rye wigisha haramu nyene bigeze kumubaza aho Sheikh Rabi' uwo mushekhe igeze no kujya i Mombasa igeze kujya gusura Mombasa ari abashekhe ari Mombasa bamwakiriye nyine bari bakina Sheikh Numani n'abandi ngabo bamwakiriye urumva uwo bashekhe bigeze kubaza Sheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhal hafidhahullah nabaza ati ese uriya mushekhe hali imeze gute umushekhe agomba kumenyekana hali ntabwo ilmu y'idini kora iki ntabwo ilmu y'idini imeze nk'ubundi bumenyi bundi busanzwe ngo umuntu ukubera ko guyigisha hano urumva kora kurikirwa na benshi ngo basi la inna hadha al-ilma dinun Muhammad ibn Sirin rahimahullah uyu Muhammad ibn Sirin niki no mutabi'ina wize kwa sahaba Muhammad ibn Sirin rahimahullah ravzati inna hadha al-ilma dinun iya ilmu niki iya ilmu ni din mbega iya ilmu twiga iya ilmu shar'i niki niyo dini fanzuru amman ta'khuduna dinakum mujye muri abamukora iki mujye muri abamukura idini ryanyu nukuvuga bya bindi byacu nyine by'iwacu usanga abasilamu muri rusange bavuga ati uyu ni umumenyi umuntu wese w'idini wamwita ko ari umumenyi bakumva ko asabihi iyo ni tarika iki ni tarika y'abayikhwani umikhwani ntagatoranya aravanga nyine alimuhimu gusafa ko avuga ku idini khalas istami lahu ariko suko nguko ntago ariko buri muntu wese wicaje kwigisha idini ariko akora iki ariko yigwaho agomba kurerwa at-tamhis agomba gukora iki bagomba kumukora at-tamhis yani kumujonjora yani bakamushyira ku kayungirizo nibande bamushyiraho ntago ari nge nawe nabamenye bakoze iki bamushyira ku kayungirizo iya ilmu kwanza yayikuye he kwanza ilmu igomba kuba ari ilmu iri musnad yarafite aho yayikuye ntabwo ari ilmu gusira aho ngaho gusanga umuntu yaregutse pa bituwe tuvuye gusimuntu raje ntuzabo yize ntuzabo abamenye yizeho ngo tumufata ilmu la tumukumenya bize kubahi bashekhe kuko ilmu y'idini igina mu buryo bwa silsila tayari ilmu y'idini urumva ngo ni silsila dhahabiyya tayari nuruhekane rwa zahabu mbega ni isheni ya zahabu ikora iki umushekhe ahereza iki umushekhe ahereza abanyeshuri be afite naho yabukuye mbega gutyo kuva ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam kugeza kuri nde kugeza kuri uwo muntu nukuvuga rero uzayibe na kenshi abantu bari kuri sunna ahlus sunna wal jamaa abamenye bose bari kuri sunna bagiye biga nyine ugasanga bari kuri sunna ugasanga bakoze iki ilmu yabare kukuye ni musnad ni ilmu iri musnad mbega yaciye mu ruhekane ntago ari gusa yakoze iki ngo yaraje gusoma ibitabo pa ahita bimenya la suko nguko uvi hanze y'uruherekane agashaka kwiga ku bantu ba bid'a urumva akanga kumva amenya agashaka kwiga ku bantu ba bid'a kuri iki birangira bayi munharif birangira yobye kubera iki yagiye hanze y'uruherekane yagiye gufata ilmu atasakora iki ari kwifataho Yesu ndi kwifataho kwanza mawkifiye ni iyi urumva rero icyo ni kintu ilmu y'idini ni silsila kandi igomba kugenda muri sanad iyo umuntu agiye hanze ya sanad akora iki birangira yobye byo kuvuga ngo uyu ngo umumenyi iki ngo yigisha hangaha la rero Sheikh Rabi' warabaje se uyu muntu bimeze biti bamaje nyine umushekhe uyu muntu hali imeze gute iyo twavuga nyine hali y'abantu igomba kubazwa no kubazwa igihe ubonye umushekhe bwa mbere na mbere utamuzi ntabwo utumwita umuntu ntabwo utumwita umuhizbi ntabwo utumukora ta'dil ntabwo utumuha tazkira ukuri tatawakafu fihi kubera ko hali ya ilmu majhul ko umushekhe ari majhul indaka atazi kuri wowe utamuzi no kuba utamuzi ntabwo ushaka ko atari kuri sunna urumva ari ukuri iki ubaza manhaji uyu mushekhe bita manhaji ni iyihe kwanza tayari imyemerere yemera iki kuko siko buri muntu wese wigisha siko buri muntu wese wahawe intebe babisobanuye ko akoze iki ari kuri manhaji la ibyo biratandukanye tayari ibyo biratandukanye urumva Sheikh Rabi' warabaze uyu muntu bimeze utavuga ati hadha uyu mushekhe la yu'rafu mashayikhu abashekhe ntago bazwi urumva mbega ntago yize ilmu kubamenya ngo bafate ilmu kubamenya ibyo kubati ngo yize muri jamia iki nikilala yego ibyo kwiga muri jamia biguha ilmu urumva ariko mu jamia iravangavanze abashekhe baravangavanze harimo abahizbi abayikhwani abasufi bose bakora iki muri gisha muri jamia abari mu baratandukanye